zaburi nshya. Bene data, dufatanya ijambo ry'Imana buri cyumweru. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi nongera gushimira Imana ku mwanya nk'uyu nguyu. Nubwo tutari kumwe imbone nkubone amaso ku maso, ariko dushobora guterana tugashima Imana, tugahimbaza Imana aho turi mu ngo zacu cyangwa n'ahandi hose waba uri. Ko ndabizi hariho bamwe bajya bakurikira bari mu modoka iyo bibakundira, abandi bagakurikira bari mu gikoni batetse. Hari aho zambwira ati rwose atavuga ngo ibintu bisigaye byaroroshye, ati ko nshobora guterana kandi ndimo gukora n'ibindi, ati kandi bikamfasha. Turashima Imana rero yuko nubwo hariho ibihe bigoye, nubwo hariho ibihe biruhije, ariko turacyashobora guterana tugashima Imana, tukibukiranya, tugafatanya ijambo ryayo. Imana ibahera umugisha ibyo ngibyo. Reka rero ngira ngo nkuko tubimenyereye, nubwo twatangiye amateraniro yacu dusenga, ariko twongere dufate umwanya dusengere buri muntu wese. Ibi ndabibibutsa buri gihe, uko uzajya ujya imbere y'Imana ntukagende imbokoboko. Turaza kubona amagambo nk'ayo ngayo Imana yabwiraga abantu ati nuza imbere yanjye ntuzaze upfumbatije ubusa. Ariko akenshi ayo magambo tuyavuga tubwira abantu ko bagomba kujya imbere y'Imana batwaye ituro, ariko ngewe nkunda kubibwira abantu nkabwira ni mu kuboko kumwe wenda ujye utwaramo ituro, ariko mu kundi kuboko utwaremo icyifuzo. Ugenda ufite ikintu ujyanye imbere y'Imana, ugenda ufite ikikujyanye imbere y'Imana, ufite ikintu ugiye gusengera ukagitegereza kandi ukazabona igisubizo cyawe. Ndagira ngo rero buri muntu wese muri kano kanya utekereze ikintu wumva kikuremereye, utekereze ikintu wumva wifuza, cyangwa unatekereze n'ikintu wumva ufite cy'ishimwe ry'isumbwe bituma ushima Imana. Ujye imbere y'Imana usenge uyishima mbere yuko dufatanya ijambo ryayo. Turagushimye Mwami Mana yacu, reka uyu mwanya tugiye gufatanya ijambo ryawe ubu mwanya w'umugisha. Ariko nkuko waduhaye isezerano ukatubwira ngo nzohereza ijambo ryanjye ribakize, turasenga ngo ohereze ijambo ryawe atari ukudukiza gusa mu buryo bw'umwuka, ahubwo ari ukudukiza mu buryo bwose. Uramburire ikiganza cyawe gukora ku mibiri y'abagaragu n'abaja bawe, abarwaye bose bumvira ijambo. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo ndasenze ngo uzamure kwizera kwabo, bizere yuko bishoboka, bizere yuko uzabikora, bizere yuko ugiye kubakiza. Abarwaye indwara z'uruhu zibagoye, abarwaye indwara z'imitsi, abarwaye indwara z'amaraso, abarwaye indwara zo mu magufwa, abafite indwara zo mu mihogo, abafite indwara zo mu nda, abafite indwara izo arizo zose, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenze ngo bwa butware, za mbaraga z'umwuka zakuzamuye mu bapfuye zikorere mu mibiri y'ubwoko bwawe. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo niwe watubwiye ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange. Ahandi ijambo ryawe riratubwira ngo mumwikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Uza amaganya abantu bawe baramukanye, uza abaruhijwe n'uburwayi, uza abaruhijwe n'intonganya, uza abaruhijwe n'amahane, uza abaruhijwe n'ubukene, uza abaruhijwe n'ibibazo bibagoye, bibarenze, bibananije, bibasajije. Turasenga ngo uyu munsi uruhure buri muntu wese, icyifuzo cyose ari bushyire imbere yawe, agire kwizera yuko mu gihe gikwiriye, mu buryo bwawe kandi mu buryo bwiza, azabona igisubizo cyacyo. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasengera abantu bose bari imbere yawe muri kano kanya bakiremerewe n'ibyaha. Erega benshi si uko bakora ibintu bibi, ariko ntibakuzi, ntabwo bakumenye, ntibamenye agakiza kawe. Turasenga ngo ukore ku mitima y'abantu bose, ubahumura amaso bakubone, ubahumura amaso bakumenye, ubahumura amaso bagukunde, imbaraga zawe zimanukire mu buzima bwabo. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenga ngo iri jambo tugiye kumva, iri jambo tugiye gufatanya, rimanukire kubaka, rimanukire guhindura, rimanukire gukora ku mitima y'abantu, rimanukire kukugaragaza ngo abantu bakumenye. Ibyo bakora byose babikoreshwe nuko bagufite nk'Imana yabo. Habwa icyubahiro Mwami Mana yacu, shyirwa hejuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Uyu munsi rero tugiye gutangira urutonde rw'inyigisho z'uku kwezi. Murabizi ubushize twasozaga inyigisho twari dufite ku itorero, tureba umukristo muzima mu itorero rizima. Uyu munsi tugiye gutangira urutonde rw'inyigisho zizafata iki cyumweru n'igikurikiyeho, ko dufite ibyumweru bitatu bisigaye muri kwezi kwa karindwi. Uyu munsi tugiye kwiga inyigisho wenda mutari mutegereje ko ariyo ndi butoranyemo, ariko kubera ko abantu benshi bamaze iminsi babinsaba, uyu munsi tugiye kwiga ku nyigisho nise icyacumi, amaturo, umugisha n'ubukire. Nibyo tugiye kwiga muri uku kwezi, kuko ni ibintu abapastori batinya kuvugaho, ugasanga abantu babifite ibitekerezo bitandukanye, ariko ugasanga natwe nk'abapastori twatinye kubitangaho inyigisho
ngo abantu batazagira ngo twifuza amafaranga, kuko iyo wigishije ku cyacumi bagira ngo pasitori yashonje, iyo wigishije ku cyacumi bagira ngo pasitori akunda ubutunzi. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, mu bintu muzabona muri Bibiliya, mu nyigisho Yesu yigishije, uzasanga nawe bigarukaga kenshi, yakunze kuvuga ku butunzi, yakunze kuvuga ku bukire, yakunze kuvuga ku mugisha, ariko iteka ryose akatwereka uburyo dukwiriye kubibona. Nibyo tuzabona muri izi nyigisho. Ubu rero ndagira ngo dutekereze, kubera yuko iyi nyigisho abantu benshi bayumva mu buryo butandukanye. Reka mpere kuba yumva neza. Bamwe babivuga neza bakakubwira bati itanga icyacumi Imana iguha umugisha, tanga icyacumi V8 zazigikurikiye, tanga icyacumi inzi zazikurikiye, tanga icyacumi umugabo azaza yiruka, tanga icyacumi abakozi b'Imana bagusengere, hanyuma umugisha uzi. Ariko dukwiye kwibaza ikibazo. Hari umukozi w'Imana umwe yakundaga kwigisha inyigisho nk'iyi ngiyi ahantu hamwe hano muri uyu mujyi wa Kigali, akavuga ngo ibintu by'Imana ni dona, ngo uratanga. Hari n'ijambo yakundaga kwigishaho cyane ririya rya Eliya n'umupfakazi, ngo yaramubwiye ngo genda, ngo umvugira agatsima kanzanire nkarye, hanyuma ibisigaye Uwiteka azabyitaho. Ngo ibintu by'Imana rero umwanzuro ukavuga ngo ibintu by'Imana ni dona, uratanga nawe Imana ikaguha. Ariko reka mbabwire ikintu kimwe, tuzabireba neza. Ntabwo nzi neza ko ibintu by'Imana ari mpanguhi, turaza kubireba. Ikindi cya kabiri tugomba kwibazaho rwose iteka ryose ni ikintu cy'icyacumi. Ubu abantu bazanye inyigisho zikubwira ko icyacumi n'amaturo byavanyweho n'umusaraba wa Yesu. Kandi twebwe turi mu mwaka w'ubuntu, turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana. Ibyacumi n'amaturo byajyanye n'isezerano rya kera, byari ibintu by'ibitambo bahaga Imana. Twebwe twarabatuwe, tugendera mu mudendezo w'amaraso ya Yesu n'umusaraba. Ibyacumi byakuweho n'umusaraba wa Yesu, ndetse bakagwa n'icyitegererezo, bakabwira ati uzitegereze mu isezerano rishya. Nta hantu bigisha ku cyacumi. Ntabwo uzabona mu nzandiko za Paulo, ntabwo uzabona mu nzandiko za Petero, ntabwo uzabona mu nzandiko za Yohana, ntabwo uzabona mu butumwa bwiza, uretse ko aho babeshya ntaho bavuga icyacumi. Ese ibyo bavuga nibyo? Ese ibyo bavuga ni ukuri? Tuzabireba muri izi nyigisho. Hanyuma ikindi, hariho rero n'abandi beza bo rwose batanga icyacumi bananezerewe bakabikora, bakabwira ati ariko ibi bintu nabyo natwe bidutera ikintu cy'urujijo. Ese iyo umuntu atanga icyacumi agitanga kuri salaire brute, ni umushahara w'imbumbe batarakuraho imisoro, batarakuraho ayeke sociale n'ibindi bakataho, cyangwa se uyatanga nyuma y'uko ibyo babikuraho? Abandi bakavuga ati se naba mfite umwenda wa banki buri kwezi bankata, ese nzatanga icyacumi nakuyemo umwenda wa banki cyangwa nzatanga icyacumi umwenda wa banki utarava? Ibi rero ni ibibazo abantu benshi bagiye babimbaza, bakanyandikira bavuga ngo pastor dukure mu rujijo, dusobanurire. Ndagira ngo muri izi nyigisho tuzazirangize buri muntu wese yasobanukiwe, amenye ngo icyacumi kuki tugitanga, amenye ngo icyacumi muri Bibiliya kiracyarimo, amenye ngo mbese umukristo mu minsi nk'iyi ngiyi yatanga icyacumi. Kuko icyo tugomba kumva, icyo tugomba kureba, iyi si yuzuyemo abantu bazi kuvuga. Hari umuntu ushobora kukwemeza pe, akavuga akakwemeza, kandi ukumva ibyo avuga ari byo, akabishakira n'imirongo ariko ituzuye, akakwemeza ko icyacumi cyavuyeho. Undi akaza akakwemeza yuko ugomba kugurisha ibyawe byose ukabimuha, akagusengera kandi akaguha n'ingero zifatika. Ese ukuri kuri iburyo cyangwa kuri ibumoso? Reka turebe rero izo nyigisho uyu munsi. Ndagira ngo tubanze turebe urufatiro rwo gutanga icyacumi n'amaturo, urufatiro rwo gutanga icyacumi n'amaturo, urufatiro. Hanyuma iminsi ikurikiyeho tuzareba icyacumi nk'ubuhamya bw'ubusonga bwacu, ubuhamya bw'ubusonga bwacu. Turi ibisonga by'Imana, we are stewards, ubuhamya bw'ubusonga bwacu. Hanyuma noneho tuzahuza icyacumi, umugisha n'ubukire. Bihura biti, bikorana biti, bigenda biti. Ndizera ko tuzarangiza inyigisho zose twasobanukiwe. Reka rero uyu munsi tugaruke ku rufatiro rw'icyacumi n'amaturo. Ndagira ngo dusome amagambo dusanga mu gitabo cy'Abami, bishobora kubatangaza kuko ariho mpereye. Turasoma mu gitabo cy'Abami mu gice cya 10 kuva ku murongo wa mbere w'icyo gitabo cy'Abami tugeze ku murongo wa 10. Haravuga ngo umugabekazi w'Isheba yumvise kwamamara kwa Salomo ku bw'izina ry'Uwiteka, azazanywe no kumubaza ibinaniranye amugerageza.
nuko agera i Yerusalemu ashagawe n'abantu benshi cyane, afite ingamiya zihetse imibavu n'izahabu nyinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ageze kuri Salomo amurondorera ibyari mu mutima we byose. Salomo amusobanurira ibyo yamusobanuzaga byose, nta kintu na kimwe cyasabye Salomo atamusobanuriye. Nuko umugabekazi w'i Sheba abonye ubwenge bwa Salomo bwose n'inzu yubatse n'ibyo kurya byo ku meza ye n'imyicarire y'abagaragu be no guhereza kw'abahereza be n'imyambaro yabo n'abahereza be ba vino n'urwuririro yazamukiragaho ajya mu nzu y'Uwiteka, arumirwa bimukura umutima. Abwira umwami ati, inkuru numviye mu gihugu cyanjye z'ibyo wakoze n'iby'ubwenge bwawe zari iz'ukuri, ariko sinabyemera kugeza ubwo niyiziye nkabyibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye. Ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. Hahirwa abantu bawe, aba bagaragu bawe barahirwa, bakwibera imbere iminsi yose bakumva ubwenge bwawe. Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakwishimiye ikakwicaza ku ntebe y'ubwami bwa Isirayeli, kuko Uwiteka yakunze Abisirayeli iteka ryose, nicyo cyatumye akwimika ngo uce imanza zitabera. Hanyuma aha umwami italanto z'izahabu 120 n'imibavu myinshi cyane n'amabuye y'igiciro cyinshi. Ntihongeye kuboneka imibavu inganya ubwinshi niwo mugabekazi w'i Sheba yatuye umwami Salomo. Twongere dusome mu Isezerano Rishya andi magambo asa n'aya muri Matayo ibice 2 kuva ku murongo wa mbere. Baratubwira ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, baraza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose n'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira hariho. Bati, ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu wo mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri, abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi na ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igeraho uwo mwana ari ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Nanga ngarukiriza abami batandukanye mu bihe bitandukanye bagiye gusura abami batandukanye. Haleluya. Ikintu cya mbere ngira ngo tubanze twumve neza, ibintu byose muri Bibiliya ikijya gituma abantu benshi ibintu bibagora kubyumva ntibabisobanukirwe, ntibumve foundation y'ibyo dukora byose, ni uko utabanza kumva Imana yacu iyo ariyo. Kuko ntabwo Imana yo ari umuyobozi, Imana ni umwami. Aho muzabona iteka ryose bavuga Imana, ntabwo Imana ari umuperezida, ntabwo Imana ari umuministre, Imana ni umwami. Buriya rero icyo abantu batarasobanukirwa, muzarebe muri Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, iteka ryose bavuga ubwami. Turi mu bwami bw'Imana, turi ubwami bw'abatambyi, Yesu ni umwami. Buriya protokole y'umwami itandukanye na protokole y'abaperezida. Muri Bibiliya nimwitegereza neza, iteka ryose Imana iravuga ngo jyewe ndi umwami. Kandi nimureba neza muzabona yuko uburyo bafataga abami, haba mu isezerano rya kera yewe no mu bihugu bifite abami bakibafite n'uno munsi, baracyafite uwo muco w'abami nyine. Tugiye kureba ibintu bitatu by'ingenzi bidufasha kumva neza amaturo n'icyacumi mu murongo w'ubwami bw'Imana. Kuko na Yesu amaze kuzuka barapfukamye baramuramya, ariko akinavuka aba bami baturutse iburasirazuba. Reka mbaze mvuge n'ikintu kimwe, abantu benshi baravuga ngo abanyabwenge baturutse iburasirazuba, ariko mu bindi bitabo barakubwira ngo Magayi bari abami
bakongeraho no kuba abanyabwenge. Ndetse sinzi n'ahantu abantu babikuye bavuga ko bari batatu, ariko hano mu Bibiliya ntaho bavuga ko bari batatu. Ngewe iyo nanatekereza bashobora kuba bari benshi, ntabwo baje ari batatu. Batubwira ngo abahanga, abanyabwenge baturuka iburasirazuba baza baje kumuramya. Ariko baje kumuramya, ikintu cya mbere bakoze bamaze kumubona, ngo barapfukamye baramuramya, barangije bamutura izahabu, bamutura n'imibavu n'ibindi bihumura neza. Haleluya. Tubona na hariya umugabekazi w'Isheba yumvise ubutware bwa Salomo, yumva ubwami bwa Salomo, yumva ubuhanga bwa Salomo, yumva ubushobozi bwa Salomo, ngo ahambira itaranto nyinshi, agenda agiye kureba Salomo kuko yari umwami. Mwitegereze muri Bibiliya iteka ryose abajyaga kureba umwami ari ikintu batwaraga. Hari n'ikintu njya numva cyane cyane nk'abapastori n'abandi bashaka ko abantu babaha amaturo n'ibindi. Muribuka hari igihe Sawuli yajyanye n'umugaragu we bajya kwa Samweli, aramubwira ati se hari umuntu ushobora kujya kwa bamenya ntacyo atwaye, hari amafaranga baba basigaranye, ati ko ntushobora kujya imbere ye ntacyo. Undi aramubwira ati hari udufaranga duke nasigaranye hano. Ariko mwibukiye ko kiriya gihe Samweli niwe wari umwami wa Isirayeli, nubwo atitwaga umwami, yari umuhanuzi, ari n'umutambyi, ariko yari n'umucamanza. Niwe wari mu cyimbo cy'umwami ko yasimbuwe na Sawuli. Rero baravuga ati ntabwo uzajya imbere y'umwami uko wishakiye. Tekereza no muri Bibiliya niko Imana ivuga. Reba mu gitabo cyo Kuva, iteka ryose iyo Imana ibwira abantu bayo ngo nibaze imbere yayo, yongeraho ibwiriza ikavuga ngo kandi ntimuzaze imbere yanjye imbokoboko, ntimuzaze imbere yanjye mupfumbase ubusa. Reka mbasomere amagambo amwe mu gitabo cyo Kuva ibice 23 umurongo wacyo wa 15. Baravuga ngo, reka mpere hejuru, ujye uziririza iminsi mikuru y'imitsima itasembuwe, mu minsi 7 ujye urya imitsima itasembuwe uko nagutegetse, mu gihe cyategetswe cyo mu kwezi kwa Abibu, nuko ariko waviriyemo muri Egiputa. He kugira umuntu uza ubusa imbere yanjye, ntihakagira umuntu uza ubusa imbere yanjye. Nimuza muje kwizihiza yuko mwavuye muri Egiputa, nimuza muze kwizihiza kubohorwa kwanyu, nimuza muje kwizihiza kuva muri Egiputa kwanyu, ntihazagira umuntu uza apfumbase ubusa. Umva nyasubiremo ngo he kugira umuntu uza ubusa imbere yanjye. Mu Kuva ibice 34 Imana irongera ikabisubiramo umurongo waho wa 20. Kuva ibice 34 umurongo wa 20 aravuga ngo, uburiza bw'indogobe uzabucunguza umwana w'intama, nudashaka kuyicungura uzayivuna ijosi, imfura z'abahungu bawe zose uzazicungure, ntihakagira umuntu uza ubusa imbere yanjye. Gutegeka kwa 2 ibice 16 Imana ikabisubiramo. Gutegeka kwa 2 ibice 16 Imana irongera igasubira muri ayo magambo. Gutegeka kwa 2 ibice 16 abarimo gushaka muri Bibiliya nkanjye umurongo wa 16 n'uwa 17, Imana iravuga ngo, uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe 3, babonekera ahantu izatoranya, bayiboneke imbere mu minsi mikuru y'imitsima itasembuwe, no ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7, no mu minsi mikuru y'ingando, ariko ntibazaze ubusa imbere y'Uwiteka. Ahubwo umuntu wese ajya atanga uko ashoboye ibihwanye n'umugisha Uwiteka Imana yawe yamuhaye. Iki ngiki ngira ngo gishobora gutsinda abantu benshi uyu munsi, kuko hano aho Imana iravuga ngo umuntu naza, iyo niyo principe ya mbere, umuntu naza imbere y'Imana ntakaze imbokoboko, umuntu naza imbere yanjye ntakaze ubusa. Ntabwo Imana yigeze ihindura na Yesu. Abantu barakubwira ngo Yesu yaraje babikuraho, ariko nuko batumva ihame ry'ikintu cyitwa ubwami. Ihame ry'ubwami bw'Imana ribwira abantu ngo nuza imbere y'Imana ujye uzana ikintu kikwibutsa yuko Imana ari umwami. Ntukaze imbokoboko, ntukaze ubusa imbere yanjye. Kandi na Yesu atangira kwigisha yabwiye abantu, arabwira ngo ngewe ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kubafasha kuyumva neza.
naje kuyuzuriza, ariko ntabwo yakuyeho, ahubwo yaje kudufasha kumva neza kuki ibyo dukora tubikora. Urabona hano icyatumaga Imana ibwira bariya abantu ngo ntibakaze imbokoboko, babaga baje kwizihiza, rimwe babaga baje kwizihiza kubohorwa kwabo, ubundi babaga baje kwizihiza umwero wabo, ubundi babaga baje kwizihiza imigisha Imana yabahaye, ikavuga ngo none kubera izo mpamvu ntukaze imbokoboko imbere yanjye, ntukaze upfumbatije ubusa uje imbere yanjye. Icyo nicyo kintu cya mbere, kubanza kumenya ubwami bw'Imana. Buriya mu muco w'ubwami na kera n'abanyarwanda bagifite umwami, abantu barazaga, umwami yari afite inka zose, afite inka nyinshi, afite ibintu byinshi, ariko abantu bakifata bakaza bashoreye inyana nziza z'amashashi, bakazirobanura, bakaziha umutware wabo, bakabwira ati genda ujye kurabukira umwami mu izina ryacu. Akaza ashoreye inyana z'amashashi zije guturwa umwami, kandi usanzwe afite amashyo y'inka. Kuki bashyira umwami amashyo y'inka kandi asanzwe ari we nyiramashyo yose? Kwemera ko ari we mwami. Akavuga ati mureke tujye kurabukira umwami, ni ikimenyetso cyo kuvuga ngo twemera ko ari we mwami wacu, tuje kukurabukira, tuje kukwerekana yuko twemera ko uri umwami wacu. Iki ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Ikibazo dufite muri iyi minsi ni uko kubera ko twamenyereye gutora aba premier ministre mu bihugu bimwe na bimwe, gutora aba president mu bindi bihugu, ntabwo twatakaje icyo kintu cyo kuvuga ngo reka tujye kurabukira umwami kuko ni umwami wacu. Leta zaka imisoro, ariko umwami nubwo yagiraga n'ibindi yabaga yarategetse by'amakoro, ariko abashakaga kumukeza batwaraga indabukirano zo kwemera ko ari umwami, bagakubita inka bakazishyira umwami kandi afite inka zuzuye urwuri, bagakubita inka bakazishyira umutware kandi bazi ko abarusha inka. Kubera iki? Tuje kukwereka ko twemera ko uri umwami wacu, tuje kwemera ubutware bwawe, tuje kwemera icyubahiro cyawe. Ikintu gikomeye ubu ngubu abantu bafite, abantu babaye ibyigenge ku bintu by'Imana. Usanga abantu, Imana imeze nko mu gihe cya Maraki. Mu gitabo cya Maraki hari amagambo Imana yandikishije akomeye cyane. Mu gice cya mbere cya Maraki ni nacyo kintu gikomeye cyane mugomba kumva iyo dutekereza ku bwami bw'Imana. Imana ibwira abantu iravuga ngo umwana yubaha se, n'umugaragu akubaha shebuja. Hello? Umwana yubaha se, umugaragu akubaha shebuja. None niba ndi so mwanyubashye muti? Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kiri he mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye dute? Umva icyo Imana yabashubije, nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro, kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye igicumbagira n'irwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Iki ngiki ni ikintu gikomeye cyane. Ugomba kumenya ngo ntabwo amaturo n'ibyacumi ari ibiguzi, ni ikimenyetso cy'uko duhaye Imana icyubahiro cyayo. Imana irabaza abatambyi ngo se ubwo iyo uzanye ikintu kidashyitse, iyo uzanye ikintu kigisigara, kuko murabizi muri kino gihe abantu benshi niko babigenza. Natwe iki kibazo Imana ishobora kukitubaza. Umuntu aba afite inote mu mufuka y'igihumbi, agasanga ituranye n'iya 2, agasanga ituranye n'iya 5, agahamagara umwana enda shaka jya hariya kuri butike, akabanza akagura y'isabune, hagasigariye 500, kuko Imana igomba guturwa gatoya mu byo ufite. None Imana ikavuga ngo ariko se icyo ngicyo cyo wagitura shobuja yacyakira? Kandi muzabyitegereze, nanjye narabibonye. Hari igihe dutwerera abantu wenda bagize ubukwe, noneho umuntu yagize ubukwe, ukabona umuntu w'umukene wajya kumutwerera ukamuha 10,000, ariko kubera ko ugiye gutwerera nka pastori n'undi muntu ukomeye, ukikokora ukitera icyuma ukamuhereza nk'ibihumbi 50. Kuki umuhaye 50 kandi wafite byinshi? Uyu wari ukeneye 50 umuhaye make, uriyo ufite byinshi umuhaye byinshi. Nibyo rero Imana yabwiraga ariko se ubundi icyo ngicyo ugitwaye shobuja yakoresheje umunsi mukuru, kavuga ngo rwose bosi ndabizi mugiye gushyingira umwana,
ariko nasanze naguha inoti ya 500 kugira ngo mbatwerere mu bukwe. Ashobora kuvuga ati se nzaguramo fanta, nzaguramo amazi, nayo uzanywa wowe ubwawe, ntabwo ibyo byavamo. Hari igihe genda atangara cyane kuko iyo bigeze ku Mana, twebwe Imana tuyifata nkaho irimo kudusaba mpagafaranga. Imana ntabwo ikeneye ibyacu, turaza kubibona. Igituma dutanga amaturo n'ibyacumi ni iki ngiki. Imana yabaje abantu ngo ariko umwana yubaha se n'umugaragu kubaha shebuja, none niba ndi so mwanyubashye muti, igitinyiro cyanjye kiri hehe muri? Reka twibaze icyo kibazo, kuko abantu benshi basigaye bigendera uko bashatse, bari independent, baravuga ngo ibingibi twebwe ntitubyemera. Ariko mu bwami ntawe ujya avuguruza umwami mu bwami bwe. Uramwumvira, igitinyiro cye kigahora imbere yawe, uramwumvira, icyubahiro cye kigahora imbere yawe. Impamvu twe tugendera ku by'Imana yavuze, iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo nibyo tugomba kugenderaho. Ntabwo tugomba kugendera ku by'isi yatubwiye, ntabwo kugendera ku by'abahanga batubwiye, nta nubwo tugomba kugendera ku byo pastori yatubwiye niba biduhuye n'iri jambo. Byoroshye gutyo. Reka rero turebe muri uyu muco w'umwami, ikintu cya mbere gituma Imana yo tutagomba no gutera amahane. Icya mbere Dawidi yabizusobanuriye neza, tugomba kumva neza yuko muri uyu muco w'umwami n'ibyo duha Imana ni ibyayo, ariko ibyo turaza kubigarukaho. Kamanze mayingero berekeye abantu bari bazi neza uko witwara iyo ugenze imbere y'umwami. Twabonye umwami umugabekazi w'Isheba ngo yaje kwa Salomo, aravuga ati uyu mwami Salomo arakize cyane, ntabwo ndi butware agacupa k'umubavu ngo ninkamushyira imbere yumve ndi umwamikazi w'igihugu gikomeye. Ngo aragenda itaranto 34, nimureba neza mu bipimo ni hafi nka toni zigera kuri 30 z'izahabu. Toni 30 z'izahabu nuno munsi waziguhaye n'ubukire butabo. Ntabwo ari ibiro 30, ni toni. Atwaye toni z'izahabu, yongeyeho n'imibavu ihumura neza, ngo nta bukire bwigeze kugaragara nk'ubwo uwo mugabekazi yatuye Salomo. Ariko nimusoma neza, agiye gutaha nawe Salomo yaramutekereye. Iyo wajyaga ibwami ugatamba neza, ugatarama neza, ntabwo wavaga y'ubusa. Iyo umwami wamuturaga ikintu kinini, ntabwo washoboraga guha umwami inka ngo hanyuma najya kugwa nawe guhinga, yaguhaga nk'eshanu cyangwa akaguha umusozi. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ni imico y'ubwami. Nuno munsi mu bihugu bifite abami, nahoze numva umuntu umwe wagiye gusura umwami wa Swaziland, baramuga ati rero ubwo ugiye gusura umwami, nta muntu ujya imbere y'umwami ntacyo atwaye, shaka ikintu cy'igiciro ushobora kumushyira. Akabona ati se umuntu w'umwami w'igihugu ngewe namutura iki? Baramubwira toya, si ngombwa yuko umushyira ikintu kiguhenze, mushyira ikintu cy'agaciro wumva wamuha. Baravuga ati byari byose ikintu cy'agaciro namuha. Hari igitabo kivuga ubwiza bw'igihugu cyanjye, reka bari cyo ntwara, ajya kireba reba amafoto y'igihugu naturutsemo, nzandikamo n'akamesaje kamubwira ngo warakoze kunyakira kandi uri umwami. Kuko icyangombwa ni uwo mutima ugaragara imbere y'umwami, ari ukemera ko ari umwami, ukamusanga nk'uko basanga abana. Amen. Muribuka mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 14 batubwira Aburahamu avuye kurwana n'umwami witwa Kedoromeri n'abandi bami bari bamutabaye, amaze kubatsinda, ngo yaraje ageze mu nzira asanganirwa na Melikisedeki umwami w'i Salemu, ngo kandi yari n'umutambyi. Ngo Melikisedeki nk'umutambyi arabanza muhesha umugisha, ariko Aburahamu arabyemera, avuga ati byari byose uyu muntu unyakiriye, uyu muntu umpesheje umugisha ni umwami, ngo amuha icyacumi cy'ibyo yari afite. Abanza kwemera ko uyu nguyu umuhesheje umugisha ari umwami. Kandi iyo usomye mu Baheburayo batubwira ko Melikisedeki yari ishusho ya Yesu, umwami utagira itangiriro, umwami w'amahoro. Aburahamu amuha icyacumi kuko niko witwara imbere y'umwami. Mbaho urundi rugero. Hanyuma isezerano rishya ntabwo cyari ikintu gisanzwe, bagomba kuba bafata ibyo byose. Uyu mwami wavutse ni umwami udusumba, umwami uvuka hakaboneka inyenyeri ye mu kirere, ngo baravuga ati uriya mwami ni umwami usumba abandi.
baza n'amaturo menshi harimo n'izahabu n'ibihumura neza nk'iby'uriya mwamikazi w'Isheba. Ngira ngo wari umuco wo muri biriya bihugu by'Iburasirazuba. Baraza ngo umwana bamubonye, noneho uyu we ni n'umwana, umwana bamubonye ngo barapfukama baramuramya, they worshipped. Ngo noneho bakora mu butunzi bwabo bamutura ifeza n'ibihumura neza. Haleluya. Kuko buryo bwo kuramya umwami nta kuramya umwami imbokoboko. Niyo mpamvu Imana yavuga ngo ntihazagira umuntu n'umwe uzi imbere yanjye imbokoboko. Reka ibi bijye bibutsa ko ari jyewe mwami kandi ndi umwami wanyu. Ubu twebwe niho dufite ikibazo. Abakristo benshi bibaza ibibazo batagombaga kwibaza. Twebwe turi abaturage b'ubwami bw'Imana. Imana ni umwami wacu. Aho muzasoma hose muri Bibiliya Yesu ni umwami. Ntabwo bigeze bavuga ko Yesu ari perezida, nta nubwo bamwita umutegetsi. Yesu ni umwami. Aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Icyubahiro cye gisumba ijuru. Ni umwami uturwa byose, uhabwa icyubahiro. Bamuramije akivuka, twe tugomba kumuramya noneho yadupfiriye akatuzukira. Akivuka abanyabwenge b'abami baturuka Iburasirazuba, nubwo bavuga ngo bari batatu, bigaragara ko ntabwo biri yigira vuga ko ari batatu, bari benshi. Ngiye mvuga ko bari benshi. Baraza bamutura ifeza n'ibihumura neza, bamutura izahabu n'ibintu by'igiciro. Ni umwami uhabwa icyubahiro. Haleluya. Ikindi gikomeye cyane noneho nuko n'uwo mwami noneho burya mu mategeko y'ubwami, muri principe, mu mahame y'ubwami, ibiri mu gihugu byose biba ari iby'umwami. Haleluya. Ibiri mu gihugu cyose biba ari iby'umwami. Murabizi mu Rwanda niyo abantu bavugaga babwira abaturage baravuga ngo rubanda rw'umwami, ahubwo ngira ngo icyo twatagaje ko ntibakivuga ngo rubanda rwa perezida, kuko harimo nabo bataramutoye. Ariko umwami we abaturage bose babaga ari ab'umwami. Nta n'uwari ufite uburenganzira bwo kumuvuguruza, nta n'uwari ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo jyewe sinkwemera. Iyo wabaga uri mu Rwanda, wabaga uri muri Rwanda rw'umwami. Kandi iyi si nayo turimo ni iy'Imana. Ubishaka utabishaka, iyi si ni iy'Imana. Ikibikwemeza ko ari iyayo, umunsi izaguhamagara uzayitaba. Icyo nicyo yisigarije cyonyine kizajya kibibutsa ko ari itegeko isi, nuko ari igena iminsi uzamara ku isi, kandi igennye kuyirangiza ikanda buto ikaguhamagara ukitaba. Ntawe ndabona yahamagaye akanga, kuko ni umwami. Uba ukomeye izaguhamagara witabe, ube woroheje izaguhamagara witabe, ube warayigometseho izaguhamagara witabe, kuko icyo nicyo yisigarije kizakwibutsa yuko ari umwami. None Imana ikabwira abantu ngo ariko ubundi ibyo mwami urimo kuvuga ngo mwatuye amaturo, ngo mwagize mute, tubundi ikintu mushobora kumpa kitari icyanjye ni ikihe? Ngewe nkunda abantu b'Imana babisobanukiwe bakabyumva neza. Buriya umwami Dawidi ni icyitegererezo cyacu cy'abantu bari barasobanukiwe abo bari bo. Dawidi yari umwami ariko wemera yuko isi atari iye. Dawidi yari umwami ariko wemera yuko ubwami atari ubwe. Dawidi yari umwami, iteka ryose muzarebe Zaburi zose yanditse iravuga ngo ndagushima Mana kuko ni wowe umpa ubutware nkategeka abantu banjye. Ndagushima Mana kuko ni wowe wamvanye inyuma y'intama ungira umwami wa Isirayeli. Iteka ryose Dawidi yibukaga aho yavuye bikamutera gushima Imana. Ariko reka turebe amwe muri ayo magambo kugira ngo niyo kubivuga gusa. Murebe muri Zaburi ya 24, Dawidi avuga amagambo meza. Zaburi ya 24 umurongo wayo wa mbere aravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, nawe urimo n'ibyo utunze byose. Isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, isi n'abayibamo, kuko ari we wayishinze ku nyanja, yayishimangiye ku mazi menshi. Isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Haleluya. Noneho muri Zaburi ya 50 aho rwose haranatangaje cyane. Zaburi ya 50 kuva ku murongo wa 7 aravuga ngo bwoko bwanjye nimwumve nanjye ndavuga, wa bwoko bw'Abisirayeli we ndaguhamiriza, nijye Mana yawe. Sinkugayira ibitambo byawe, ibitambo byawe byokeje biri imbere yanjye iteka.
sinzakura imfizi mu rugo rwawe cyangwa isekurume mu biraro by'ihene zawe, kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye. Kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye, n'inka z'ibirarashyamba zo ku misozi 1000, nzi inyoni n'ibisiga byose byo ku misozi. Inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Mbese aho narya inyama z'amapfizi cyangwa se nanywa amaraso y'ihene? Utambira Uwiteka ishimwe, utambira Uwiteka ishimwe, uhiga urisumba byose umuhigo wawe. Iyo buriya tugiye imbere y'Imana, Imana ikwibutsa ngo iyi si yose n'ibirimo byose ntacyo ushobora kumpa, kuko byose wabisanze hano kandi uzabihasiga. Byose wabisanze hano kuko ari ibyanjye. Ngo umuntu umwe w'umuhanga we yajyaga akunda guhakana Imana, bukeye Imana iramubwira ati ariko ndabona warigize kabutindi, warigize umuhanga, maze ureke ibyanjye ukoresha ibyawe. Ntuzongere gukora ubushakashatsi ukoresheje ibyatsi byanjye, ntuzongere gukoresha ubushakashatsi ukoresheje ibiti byanjye, ntuzongere gukoresha amabuye yanjye, ntuzongere gukoresha amazi yanjye. Ibyo niremeye ubireke, hanyuma ukoresha ibyawe. Ngo ubwo se urumva nakora ubushakashatsi nde? Ngo emera rero noneho yuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye, hanyuma unyubahe. Ariko iyo ni ya migani nk'abavuga butumwa tujya duca, kuko ibyo wasanze mu isi byose. Ariko reka nyembabwira, Dawidi yabivuze neza, reka maze mvuge ayo magambo yo ndaza kuyongeraho. Nkunda isengesho Dawidi yasenze ubwo yari amaze gutura amaturo yo kubaka urusengero we n'ubwoko bwe. Mu ngoma ya mbere igice cya 28 kuva ku murongo wa 11 baravuga ngo, ingoma ya mbere ibice 28 kuva ku murongo wa 11 aravuga ngo, nuko Dawidi aha umuhungu we Salomo icyitegererezo cy'ibaraza ry'urusengero n'icy'amazu yarwo n'ububiko bwabyo n'ibyumba byarwo byo hejuru n'ibyo muri rwo imbere n'icy'ahantu h'intebe y'ihongerero. 11 kugeza kuri 18. Oya, umurongo nashakaga ntabwo ari uyu nguyu, ni isengesho rya Salomo rya Dawidi nako muri 29, kuko aho ngaho niho yaragiye guturisha ituro. 29 ntabwo ari 28. Umurongo wa 11 atangiye gusenga aravuga ngo, Uwiteka Mana ya sogokuruza wacu Isirayeli, uhimbazwe iteka ryose. Uwiteka gukomera n'imbaraga n'icyubahiro no kunesha n'igitinyiro n'ibyawe, kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ari ibyawe. Ubwami n'ubwawe Uwiteka, ushyizwe hejuru ngo ubusumba byose. Ubutunzi n'icyubahiro ni wowe biturukaho, kandi ni wowe utegeka byose. Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga, kandi kogeza no guhesha bose imbaraga biri mu butware bwawe. Nuko rero Mana yacu turagushima, dusingiza izina ryawe ry'icyubahiro. Ariko nkanjye, umva, ariko nkanjye ndinde n'abantu banjye, byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho, kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho. Kuko turi abashyitsi imbere yawe n'abasuhuke, nk'uko basogokuruza bacu bose bari. Iminsi yacu tumara mu isi ihwanye n'igicucu, nta byiringiro byo kurama. Uwiteka Mana yacu, ibi bintu byose twiteguye kubakira izina ryawe ryera inzu, bituruka mu kuboko kwawe, kandi byose ni ibyawe. Kandi Mana yanjye, nzi yuko ugerageza umutima ukishimira gutungana. Nanjye ntuye ibi bintu byose n'umutima ukunze kandi utunganye, kandi ubu mbonye abantu bawe bari hano bagutura n'imitima ikunze, biranezeza. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, Mana ya basogokuruza bacu, ibyo ujye ubikomeza mu bitekerezo abantu bawe bagira mu mitima yabo, utunganye imitima yabo ikwerekereho. Kandi umuhungu wanjye Salomo umuhe umutima utunganye wo kwitondera amategeko yawe n'ibyo wahamije n'amategeko yawe, kandi akora ibyo byose, yubake n'inzu y'inyumba niteguriye kukubakira. Haleluya. Urumva hano Dawidi hari ibintu bigera kuri 3 yibutsa abantu, kandi yibutsa Imana avuga ngo, Mana, icyubahiro cyose ni icyawe, ishimwe ryose ni iryawe, no kuzamuka ni wowe ubitanga, n'ubu butunzi duhaye ni wowe wabutanze. None Mana, udukomereze uwo mutima kugira ngo iteka ryose tujye tubizirikana tubikore. Haleluya. Iki ngiki ngira ngo buri muntu wese ushaka kumva neza icyo bivuga gutura Imana,
gutanga icyacumi agomba kubanza kwibuka yuko twe turi abaturage b'ubwami bw'Imana. Ntabwo Imana tuyitora, iyo yaradutoranije. Ntabwo Imana tuyitegeka, iyo yaraturemye. Kandi n'isi dutuyeho n'ibyo dukoresha byose ni ibyayo. Noneho Dawidi akavuga ngo Mana ni iki twagutura ko nibi twaguhaye ari ibyawe, kuko ibyo dufite byose ni wowe wabiduhaye. Haleluya. Reka rero musoze iri somo mbabwira ngo urufatiro rw'amaturo n'icyacumi ni ukumenya ubwami bw'Imana. Urufatiro rw'amaturo n'icyacumi ni ukumenya ubutware bw'Imana. Urufatiro rw'amaturo n'icyacumi ni ukumenya ubugira neza bw'Imana. Ariko kuruta ibyo ngibyo, urufatiro rw'amaturo n'icyacumi ni ukumenya Yesu. Iyi ndirimbo twatangiranye iravuga ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze ntamuzi. Ahandi bakavuga ngo yaranguze ampa ubugingo, none ibyo ntunze byose nanjye ubwanjye ni by'uwo mucunguzi. Kuko ubwo Yesu yari amaze kuzuka yaravuze ngo ubu nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Mu yandi magambo, ubu ndi umwami. Mugende mubwire abantu bose ngo uzanyoboka azaba afite umwami wamupfiriye. Kuko Bibiliya yatubwira ngo nubwo yari umutunzi ngo yihinduye umukene ku bwacu, kugira ngo noneho twebwe atugire abatunzi. Burya umwami uhakwaho uko ateye bigena ubukire bwawe. Tuzabireba mu gihe kiri imbere. Ariko buriya icyambere kubanza ukamenya ngo ibi ngibi ntabwo tubikora turimo kugura umugisha. Oya, ntabwo ntanga icyacumi n'amaturo kugira ngo Imana izampe, ahubwo ntanga icyacumi n'amaturo kuko Imana yampaye. Ntabwo ntanga icyacumi n'amaturo kugira ngo Imana inkunde, ahubwo ntanga icyacumi n'amaturo kuko Imana yankunze. Ntabwo ntanga icyacumi n'amaturo kugira ngo Imana inyongerere, ahubwo ntanga icyacumi n'amaturo kuko inkunda nkayinezeza ikarushaho kunyongerera. Ariko kuruta ibindi byose mbikora kuko umwami wanjye yamfiriye. Wagombye kujya wibaza ikibazo ukavuga ngo uyu mwami utarimanye ubugingo bwe ku bwanjye niki ntakora ngo munezeze. Imana ibahe umugisha rero. Imana idufashe kubyumva. Tuzakomeza twiga icyacumi nk'ikimenyetso, nk'ubuhamya yuko twebwe turi ibisonga by'umwami ukomeye. Dusenga Imana. Ariko uyu munsi niba wicaye utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, ntabwo bintangaza yuko icyacumi kikugora kugitanga, kubera ko ubwo atari umwami wawe. Iyo ngiye mu bihugu by'amahanga ntabwo bajya bansaba umusoro. Cyakora bansaba amahoro y'ibibuga, bansaba amahoro y'ibindi bintu, wenda ari hari ibyo njyanyeyo, ariko ntibajya bansaba umusoro. Umusoro ni uw'igihugu cyanjye. Rero niba utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, birumvikana yuko iby'icyacumi n'amaturo utabyumva, kuko si umwami wawe. Abajya babigiraho ikibazo hose mubanze mwibaze ngo ariko ubwo mbigiraho ikibazo, ahubwo sinaba mfite ikibazo cyo kwemera ko Imana ari umwami wanjye. Ubwo mbifiteho ikibazo sinaba mfite ikibazo cy'ubwigomeke bwo kwanga kwemera yuko Imana itegeka ubuzima bwanjye. Kuko Imana iyo igutegeka irakubaza ngo none se niba uri umugaragu wanjye, ngo umwana yubaha se n'umugaragu akubaha shebuja. Niba uri umwana wanjye, niba uri umugaragu wanjye, twe turi abana, ntabwo turi abagaragu. Imana ikavuga ngo nubwo uri umwana wanjye, noneho icyubahiro cyanjye, igitinyiro cyanjye kiri hehe? Kwiba ari igihe wabitegetse, kandi ko ndi umwami. Niba rero utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami wawe, uyu ni wo munsi wo kubikora, kuko iyo niyo fondasiyo, urwo ni rwo rufatiro. Niba kandi waramwakiriye nk'umucunguzi n'umwami wawe, ibuka butabikora, ubwo uri umuntu uba mu bwami ariko uri ikigomeke, kuko ibi ngibi byerekana ko nta cyubahiro witeguye kumuha. Ntaho bihuriye n'umupastori. Icyacumi n'amaturo ntaho gihuriye n'itorero. Icyacumi n'amaturo ntaho gihuriye n'ubukire bw'itorero. Icyacumi n'amaturo ntaho gihuriye n'ubukire bwa pastori. Icyacumi n'amaturo ni ikimenyetso cy'umugaragu, ni ikimenyetso cy'umwana wemera ko ari mu bwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe kubisohoza. Ariko niba utari wakira Yesu, uyu ni wo munsi usengera isengesho umubwire ngo mwami Yesu, ngwino winjire mu buzima bwanjye, wowe umucunguzi w'ubuzima bwanjye, wowe umwami w'ubuzima bwanjye, nanjye nguhe icyubahiro nawe nk'umugisha. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ryawe riratubwira ngo nubwo wari umutunzi wemeye kwisiga ubusa ku bwacu,
ariko umaze kuzuka ubyatura ku mugaragaro, ubivuga n'ijwi riranguruye ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Urangije uraduhamagara, uradutuma. Ndasengera abantu bose bumvise ubu butumwa, utari wakwakira nk'umucunguzi n'umwami, uyu niwo munsi, uyu niwo mwanya, iyi niyo saha. Ariko twebwe twamaze kukwakira, utwemerere tuguha icyubahiro cyawe. Kandi n'ibibazo benshi bibaza kuri ibi icyacumi n'amaturo, ubafashe kubyumva neza nk'uko wifuza ko tubyumva. Ahasigaye izina ryawe rihabwa icyubahiro, ubwoko bwawe buhabwa umugisha, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, amen. Rero dufata umwanya, dufata amatelefone yacu, kubera ko ubu ngubu niyo dukoresha, dutanga ituro ry'uyu munsi. Ariko noneho ngira ngo noneho biranasobanutse, dutanga ituro ry'uyu munsi, dutanga ibyacumi ibyo twaba dufite mu by'Imana yaduhaye, hanyuma dusenge Imana iduha umugisha. Muze gukurikira umurongo waduha, hanyuma mubikoreshe, dusengera amaturo yacu, dusoza iteraniro ryacu. Turagushimye mwami Mana yacu, amaturo dutuye ni ikimenyetso yuko twemera ko uri umwami, ni ikimenyetso cy'uko twemera ko isi n'ibyuzuye byose ari ibyawe, ni ikimenyetso cy'uko twemera yuko twebwe turi abagaragu, ariko kurutaho turi abana muri ubwo bwami. Uko turambuye ibiganza dutanga ayo maturo, ariko uramburira ibiganza byawe kuduha umugisha. Kuko umwamikazi w'Isheba yagiye kwa Salomo amutura iby'igiciro cyinshi, ariko batubwira yuko atashye yamuherekeje n'ibindi byinshi. Natwe uko dutuye ariko wagura imbago zacu, uko dutuye ariko kubita indyanyi ku bwacu, uko dutuye ariko dusohoreza imigisha yose wasezeranije abakubahisha ubutunzi bwawe. Uhabwe icyubahiro, duhe umugisha kandi utugirire neza rwose, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gusenga ngo imigisha yose utanga, imigisha isunze iyo twebwe twasaba, umugisha w'Imana ishobora byose, umugisha w'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, ubane natwe twese n'abacu bose ibihe byose ahantu hose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.